Welcome to Wildland TV. Tuguhaye ikaze ufashe umwanya kugira ngo urebe ibiganiro dushyira ku icano yacu mu bujyanama ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubahereza updating mu bintu bitandukanye. So uyu munsi rero ntabwo turi bujye kure cyane, tugiye kurebera hamwe ibintu dusa naho abantu benshi cyane basigaye bakora, cyane cyane nyine abantu bakikisha cyangwa se bakikiyubaka mu buzima cyangwa se mu mibereho myiza cyangwa se iterambere. Mu by'ukuri hari amakosa kenshi cyane dukunda kuba twakora, nyamara ayo makosa duhora tugwamo cyangwa se dukora buri munsi, abakire bo bifuza yuko ayo makosa ariyo twahoramo cyangwa se twayagumamo, ntabwo bifuza yuko twayavamo. Kandi nyamara mu by'ukuri bo ayo makosa ntabwo bajya bayagwamo cyangwa se ntabwo bajya bayakora, ahubwo bo twifuza yuko ayo makosa duhora dukora twayagumamo tukaba twayanaheramo, ariko bo nta makosa batajya bajyamo na rimwe cyangwa se batashobora kuba bagwamo. Ayo makosa nayaherera niyo tugiye kurebera hamwe, ni amakosa agera kuri 4. Byaba byiza uyamenye ukayasobanukirwa, bikaba byanagufasha kugira ngo utangire umenye uburyo wayikuramo cyangwa se wayirinda, uburyo wajya kuyagiramo cyangwa se wajya kuyagwamo, utakongera kuyagwamo mu buryo bukoreye cyangwa se bwo guhora uyasubiramo buri munsi ngo ube byanakomeza kuguheza ku rwego rwo hasi. So niba uri mushya rero kuri iyi channel yacu wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro tugenda dukora kandi ubona rifashe channel yacu kugenda irushaho gutera imbere. Ntabwo tujya kure rero, ikosa rya mbere na mbere abantu benshi cyane dukunda gukora, nyamara abantu b'abakire bakifuza yuko iryo kosa twarigumamo kandi bo badashobora kuba barikora, no kumara umwanya munini urimo ukora cyangwa se urimo ureba ibintu bitakwinjiriza amafaranga habe na makeya, kandi mu by'ukuri bo ibyo urimo kureba bo birimo birabinjiriza amafaranga, birimo byinjiriza abakire amafaranga, ariko mu by'ukuri we nta kintu na kimwe birimo kuba byakwinjiriza, ariko nyamara ukaba wakomeza kubigumamo. Ni ibintu uri kureba cyangwa se ni ibintu urimo gukora, nta n'inyungu na nkeya ubifitemo cyangwa se uri bukuremo, ariko nyamara nyirabyo mu by'ukuri we arimo arabyungukiramo cyane, kandi we ntabone n'umwanya wo kuba yanabikurikirana. Mu by'ukuri rero urugero ahangaha nabahereza ari nk'uko rimwe na rimwe usanga tugenda tukajya kureba wenda nk'imikino y'amahirwe cyangwa se ibintu by'amabetingi n'ibiki twirirwa tujyamo. Mu by'ukuri abakire ba nyirabyo usanga bo batanabyitabira, batanabijyamo, uretse wenda gukurikirana inyungu zibivamo gusa bakamenya ngo byagenda gute, ariko bo ntabwo ayo makosa bashobora kuba bayakora. Bo birirwa babashishikariza kuba twabikora tukanabijyamo, yewe tukabimaramo n'umwanya munini, aho kugira tujye twafata umwanya munini wenda turi gukora ibi byatwinjiriza, ariko mu by'ukuri ukajya kureba imikino y'amahirwe n'ibiki byose, wenda se nta nubwo uri no kubetinga. Njya ngera wenda nko mu bintu by'amabetingi nkareba ndi nko kwitambuka cyangwa se rimwe na rimwe nanjye ubwo najyaga mbikora ugasanga abantu barimo barica bari kubona abantu babetinga n'ibiki byose, cyangwa se wenda ukaba wanabetingamo gakeya, nyamara wenda hari amafaranga uri kuremo ni nyica nini kize, wenda nta n'ikintu yagufasha cyangwa yabe yakemura ibibazo ufite cyangwa se yabe yagukura ku rwego rumwe yakugezaho ku rundi, ariko nyamara nyir'ibyo bikorwa cyangwa se abandi bakirakomeye cyane, ibyo ngibyo ntabwo babibonera umwanya kuko baba bazi yuko nta kintu byapfa kuba byabafasha muri business yabo cyangwa se mu mibereho yabo ya buri munsi. Icyo ni kimwe mu bintu dukunda gukora, kandi abakire baba bifuza yuko nyine twaheramo ubwo buyobe cyangwa se ibyo bintu bihora bidutwara umwanya kandi bitari bugire icyo bitwinjiriza, ariko nyamara bo ntabwo bashobora kuba babijyamo. Uretse n'ibyo ngibyo wenda nari ntanze urugero wenda nk'amabetingi n'ibindi byinshi cyane dutakazaho umwanya tukaba twajyamo gukina se indi mikino itari bugire ikidufasha, imikino iri aho iciriritse cyangwa se itagira ikindi kintu biba yagufasha. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane nawe tutakirwa turondora nawe uzi ushobora kuba ujyamo, nyamara nta kintu bikuremo, kandi nyamara nyirabyo we arimo biramwinjiza amafaranga, ariko we akaba atanashobora kuba yabijyamo. Ikindi kintu cya kabiri rero dukunda gukora cyane kandi nta kintu turi bugikuremo, nyamara ba nyirabyo bakaba bifuza ko ibyo bintu twahora tubirimo, nyamara bo badashobora kuba babijyamo, ni ukwirengagiza cyangwa se kutita ku kintu cyakuzamurira ubuzima cyangwa se imibereho yawe myiza. Mu by'ukuri rero rimwe na rimwe hari igihe usanga ikintu cyakabaye kiguhereza
cyagukura ku rwego rumwe cyangwa kikakugeza ku rundi, usanga utagereza umwanya cyangwa se utagereza agaciro. Ariko ni ukuvuga ngo umukire yabonye umeze nk'uko nawe aba yumva yuko nyine nawe utazamuka ngo ugere ku rwego rwiza uve ku bukene, aba yumva nyine wahora hasi nyine kugira ngo akomeze nyine agukoreshe cyangwa se ukomeze umukorere. Niyo mpamvu urugero aha ngaha wenda naguhereza rwo kuba nyine rimwe na rimwe tutita nko ku bintu byakuzamura ubuzima, rimwe na rimwe ni nko kwa kundi nyine ushobora kuba wakwanga, wenda ni urugero nimba uri mu kintu runaka, wenda se ni umurimo runaka ariko ntushake kuba wawukora nyine cyangwa wakwiyungura ubumenyi ngo ube porofesiyoneri cyangwa se ubukore mu buryo bukomeye cyane, noneho ube wagukura ku rwego rumwe bukugeze ku rundi. Ni ukuvuga ngo nyine urwego wari ukirimo, niba wenda urugero wenda se niba uri nk'umuyede cyangwa se uri nk'umufundi, ukaba utabasha kugenda nyine ngo ufate amasomo noneho yakugeza ku rwego rukomeye cyane, usobanukirwa ibintu bikomeye cyane bikorwa muri ako kazi, ku buryo nyine ushobora kuba umuporofesiyoneri no muri ako kazi, noneho ukajya nawe kuba wafata ibiraka bikomeye cyane cyangwa se wabona akazi gakomeye cyane muri iyo mirimo ukora icitse, noneho uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Cyangwa se wenda niba ari nk'utuntu ucuruza, noneho ukaba uducuruza mu buryo nyine buciriritse, ariko noneho ntiwite ku kubaho nyine washakisha uburyo noneho wabamo umucuruzi ukomeye cyane muri ibyo bintu, noneho uve ku rwego rumwe ugere ku rwego rukomeye cyane. Mu by'ukuri rero, cyangwa se niba uri n'umuhinzi ugahingira umuntu, ukaba uri wa muntu uhingira umuntu, ariko nyine wowe ukaba utita ku buryo nyine washaka nawe uburyo wakodesha amasambu n'ibiki, cyangwa se ubuhinzi bwawe ngo bugire porofesiyoneri, noneho bube bwakuzamura urwego. Mu by'ukuri rero ibintu byo kutita ku kintu gukura ku rwego rumwe ngo bikugeze ku rundi, ukumva yuko nyine urwego uriho ari urwo ruhagije cyangwa se ntacyo bigutwaye, mu by'ukuri iyo myumvire abantu b'abakire baba bumva yuko hari iyo myumvire kugira nyine ngo utazamuka uve ku rwego rumwe ubasange nyine ku rwego bamaze kugeraho, kuko baba bumva yuko iteka iyo bafite nyine abantu nkatwe nyine tukiri hasi, cyangwa se abantu nkawe bakiri hasi bahora bumva yuko nyine babakoresha mu bikorwa byabo, babumva nyine ariryo shema ryabo. Ubwo rero akaba yumva yuko utava ku rwego rumwe ugiye ku rundi, kandi mu by'ukuri ibyo ngibyo we ntabwo ashobora kubikora iteka, aba ashaka yuko nyine urwego uyu munsi rwaba rwazamutse cyangwa se rwaba rwazamutse kurushaho. Niyo mpamvu nyine we adashobora kwifatanya nawe, nyamara akumva yuko we ibyo urimo uyoba urimo utawuhinduye, wakomeza ukabugumamo. Ikindi kintu cya gatatu abantu benshi dukunda kubamo kandi kitatugira umumaro, nyamara kikawugirira abakire kandi bo badashobora kuba bakibamo, ni ukumva yuko mu gihe cyose ukeneye ko nyine kumva yuko mu gihe cyose akeneye ko ukomeza kuba wamukorera cyangwa se waba umukozi wiwe, wumva yuko byaba bihagije, utavuga ngo wamusezera mu kazi kiwe ngo wajya gukora ahandi. Ibyo bintu bishimisha abakire cyane, kandi baba bumva yuko nyine utahindura akazi umukorera ngo uzave ku rwego rumwe nyine ugende ujye ku bindi, nyine wenda cyangwa se umusezere nawe ujye tangira ujye kwikorera ibyawe. Aba yumva yuko igihe cyose ukimukorera wahora nyine uri umukozi wiwe, ntuzigere utera imbere wenda ngo ube wava ku rwego nyine wari uriho, aricyo twanareba byo ku mwanya wa kabiri ugere ku rundi. Ko nyine uramutse uvuye mu kazi kiwe, ni uko ubona yuko akazi kiwe utakigakeneye cyane, nawe hari ibindi wagenda ugakora byarushaho kuguteza imbere, cyangwa se ukikora nawe ukaba own boss, cyangwa se ukibera boss wo ku giti cyawe, nawe ukabaho nyine nta muntu uhora aguhagaze hejuru nyine ngo uhore uhangayikishijwe nuko nyine uri gukora abandi cyangwa se ukora baguhagaze hejuru. Mu by'ukuri iki kintu cya gatatu nacyo abakire ntago nta n'umukire wumva yakora mugenzi we ngo mu gihe cyose agikora mugenzi we, cyangwa se agifite abandi bantu bamubereye ba boss, aba yumva bimuhangayikishije, yumva iteka yazashaka ikindi kintu yakora, cyangwa se akafite ibindi bintu byanze kunze nawe ku giti cye ayoboye, nta wundi muntu umuhagaze ari utanga hode y'ukuntu bigomba kugenda. Ubwo rero mu by'ukuri guharanira imyumvire yo kumva yuko niba ukorera umuntu bihagije amafaranga guhemba, n'ahandi hantu washakira akazi cyangwa nta kindi kintu wakora ku ruhande cyarenga kuba ufite akazi uhemberwa n'umuntu cyangwa se umukorera, ntabwo ari byiza, kuko urwo rwego uriho ni rwo umukiriya wawe cyangwa se umukoresha wawe aba yumva yuko wahoraho ntuzigere uruhindura, igihe cyose nyine agahora akuyoboye cyangwa se uri mu birenge bye cyangwa se uri umukozi wiwe. Ubwo rero
byaba byiza ugerageje guhindura iyi myumvire nayo kumva yuko ntabwo ari ngombwa ngo umuntu mukore igihe cyose wumve yuko akazi cyangwa se imibereho yawe isa naho ishingiye ku kumukorera, ntabwo ari byiza. Noneho ikintu cya nyuma rero aricyo cya kane tugiye kugarukaho, kandi noneho usanga abantu benshi cyane bagira, ni ikintu cyo kwizirika ku bintu bitazati kwizirika ku bintu bikuzitira kugera ku iterambere rirambye. Mu by'ukuri iki nacyo ni kimwe mu bintu abakire cyane cyangwa se abantu baba basa n'aho baturusha ubushobozi mu by'ukuri, cyangwa se abadukoresha baba bumva yuko twakomeza kuba muri ubu buyobe. Hano ndabaha nk'urugero, niba unywa inzoga cyangwa se unywa itabi, biba bizi ko ibyo ni bimwe mu bintu akenshi bigutwara amafaranga menshi cyane, ndetse rimwe na rimwe bikaba byanakubuza no kuba wajya mu kazi, wenda niba waraye wasinze cyangwa se wari wafashe ibiyobyabwenge cyangwa se ibiki, ugasanga nyine ntugiye mu kazi. Uzumva nk'umukoresha wawe akubwiye ati uyu munsi unkorera aka n'aka n'aka, ndaza kukugurira icupa, ndaza kukugurira inzoga cyangwa se ndaza kukugurira itabi, gutyo bitewe n'uko azi ko nyine ari byo ukunda cyane, aribwo buzima bwawe usa naho ari byo uhaye agaciro mu buzima bwawe, akabiguhamo nk'umutego ari buze kuba yabiguha, kandi mu by'ukuri we ntabinywa cyangwa ntabikoresha, ariko akaza kubiguhamo nk'igihembo cyo kuba wamukoreye neza cyangwa se wamushimishije. Niyo mpamvu mu by'ukuri ibihembo arimo kuguha we ntabwo ashobora kuba yabifata, nta nubwo anabikoresha, nta nubwo anabikeneye. Impamvu agukomeza kubiguhamo igihembo rero ni uko atifuza yuko nyine wabireka, kubera yuko gukomeza kubikoresha cyangwa se kurwamo igihembo bigakomeza kuba ishimwe ryawe, ni uko yumva yuko nyine byakomeza kukokama, cyangwa se ugakomeza kubikoresha ntuzigere utekereza ku kuba wabireka nyine ngo nawe utekereze icyaguteza imbere cyangwa se cyagukora ku rwego rumwe ngo kikugeze ku rundi. Ubwo rero mu by'ukuri iki kintu nacyo wari ukwiye kuba wagitekerezaho. Ese umuntu umuhereza ikintu cyangwa se ahora amezi ikintu nk'igihembo ngo ni uko wenda azi ko nyikoresha, nyamara we ntagikoresha, ariko agakomeza kumva yuko n'ubundi kukimpa ntacyo bitwaye, cyangwa se abona ko nyikeneye akomeza kubimpa, kandi mu by'ukuri we adashobora kuba yabikoresha. Ni urukundo ankunda cyangwa n'iki, cyangwa nuko atatifuza ko nyine nanjye ibintu nabireka. Mu by'ukuri rero byaba byiza ujye utekereza ko ibi bintu bine uko tubigarutseho, ukaba wafata umwanzuro wo kuba nawe wahindukira ugashaka ikindi kintu, cyangwa se wagira imyumvire none iguteza imbere, aho kugira nyine ngo ukomeze ube mu buyobe bwo gukora ibintu, cyangwa se bwo kugira imyumvire yo gukora ibintu abantu batifuza yuko nyine wava ku rwego rumwe ngo ugere ku rundi, bifuza ko wakomeza kubibamo kandi bo batabikoresha. Iki nicyo kiganiro nabateguriye, nizere ko kigize icyo kikumara cyangwa se kigize icyo kigusigira muri wowe. Reka ubifateho umwanzuro wenda ukurikije ko wabyumvishe n'ubujyanama nguhaye. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro. Imana ikomeze ikurebe neza kandi kwishimire igushoboze ibyo wumva wowe utabasha kwishoboza.